uri gusaba muranga rero mva nkubwiriza Bera narakwihanganiye ndatorera ndacicika ubu nta muhenyi gufitiye ubu nakwica n'umurambo wawe ntibazamenya aho wagiye akandi kantu kamwe umisubize ko nagiye muri gereza itegeko rikubita rikanakomeretsa nk'uko mwangijije n'ingohoterwa uzi kuntu bihana we ryagwanye niriho umfungiri wawe ukankira n'imbunda ku mutwe Imana dutera ubwoba ntabwo bagufungiye gutwara umwana nabwo sinzi kuntu watashye sinyabyizera ubu none ngiye kwihorera ngiye kukwica n'umugabo wawe muranga nazamenye aho wagiye azamenya ko wadarongeye nibyo mama ushimwe we ngiye kukwica batazi aho wavuye wamubwiye ko wagiye he none se nawe ugiye kunyica ndakwisha urabu wabaye umwicanyi nta kibazo oya uri inzobe ntago cacaka inzobe nizo zitita ubwo mugabanye ariko anye wasabiye imbabazi Agnes azi gusubira imbabazi ndakumenyesha ko ugomba ku nanze kugutaba wahugiye kunyangiriza hano dutarira ikintu kiriho ugomba kuba hano ukajya uharara ibizakurya simbisi gusa buri gihe nzanza kureba kuri muzima cyangwa wapfuye ninsanga wapfuye bara ntago twamukatakata tukohereza inyama zangurube zo kwa ukuntu zishonje ukuntu zishonje reka mbaze nkubwire mbabarira nuko kwimana ndakora ibishoboka bafumire bashi mbabarira uruko nakubwiye ngo mbabarira ukaneza byose byawe nibisabe gutabara akuse imuri gusaba urabona usubiriye ariko reka nkubwire anye ariko rubanda nimugire gira vuba vuba tunigendere hehe urasigara nose turakujyana nyine turajyana wa mupfukiye uyu munwa karimo aransakuriza ariko namwe mwikabye uri muravuga gusa ntago nongera yego ubugambo muravuga icyana nta muntu avugira ufite ugomba kubamwo hano bakumpambirire neza yaba impyisi yaba ikizakurya sinzamenye icyakuriye gusa nupfa nukugukatakata nkaguhereza ingurube umvaga ko bavuga ngo umugabo azagushaka ntazamenye irengero ryawe icyo nzi neza nuko atatekereza ko waje hano basi reka mubwire ngavuga ibya nyuma ugiye kunyica ndakwica nyine wambabare kuri umwana mwiza sha wambabare kuri umwana mwiza basi paparira tukavuba vamva no none ujye kuzana ikindi cyambara muke n'amaso ingurube zize hano uretse zikurye ninjoro ndaranga uraharara samenye etaje nizi gutabara ubwo rwose ariko nye uri nimwicanyi wowe uri daimoni nakubonye ndaje nzana n'ikindi gitambara ngo upfuke umva ibikoko mubabarira iki cya gitanda wararaga kabiri kuri kabiri oya ni kabiri kuri kabiri ntugire ikibazo wambabariye ko ntazagaruka mu buzima bwawe basi n'umwana ndamuguhariye umugumane burundu oya reka njye ntarakwica ntago rishoboka Alright, ubu ngubu rero tugiye kureba ese biraza kugenda gute biraza kurangira gute uyu nguyu uvumiriye amagambo arimo aravuga araza kuyashyira mu bikorwa araza kwica umuntu araza kwivugana umuntu cyangwa ese araza kumukorera ibiki twese dufite amatsiko dushaka kureba ese Isabella ibye biraza kurangirira hehe biraza kugenda gute biraza kumera gute ko yafashwe kakomeje gukubitwa inkoni nyinshi cyane kakomeje gutotezwa niba navuga ko ari ugutotezwa gakomeje kuba yahanwa kabisa bimwe birenze ukwemera ese biraza kurangira gute biraza kugenda gute ese Vumilia araza kumurekura araza kumushyiramo imiyaga ibi ngibi rero byose nibyo dushaka kureba nibyo dushaka kwinjiramo nayo mpamvu rero tubararikira kuguma kuri ino televiziyo kubera ko episode ziracyaza ni nyinshi dushonje duhishiwe tugomba kureba ibintu byinshi cyane tukareba ese hano biraza kugenda gute biraza kumera gute kuri uno Isabella dore yuko nawe ibyo yakoze birimo biragenda bimugaruka n'ubundi hano ntawamurira n'ubundi ni umugome hari abafana benshi cyane bakomeze kugenda bavuga ati uyu murozi ubundi iyo yaba anapfuye yaza no kwipfira rwose kubera ko nta muntu n'umwe umwifuriza icyiza kabisa ubu rero dushaka kureba ese biraza kugenda gute biraza kurangira gute uyu nguyu uno Vumilia araza kumurekura cyangwa se ntabwo ari buze kumurekura dore yuko we na Agnes bamumereye nabi ese ubundi bamurekuye muratekereza Isabella yahita akora iki mwandike muri comment mutubwire turashaka ibitekerezo byanyu turashaka inyunganizi zanyu mutubwire ese Isabella baramutse bamurekuye Vumilia aramutse
arekuye Isabella byagenda gute? Isabella noneho yakora iki? Ibyo ngibyo rero byose nibyo dushaka ko mutubwira ibitekerezo byanyu, inyunganizi zanyu, mutubwire muri comment, mutwandikire mutubwire ese mwebwe muri kubona byagenda gute uno Vumire aramutse yarekuye Isabella. Ntabwo yari mu rugo gahori yaraye umbaze nkubaze sishyano mwaratonganye oya akaba yahukanye nta kintu kibi nigeze mvugana nawe rwose ase byumvikana ajya kugenda nzi ko ari hano hafi nta kintu yambwiye gasohotse mu rugo nyine nk'umuntu ugiye hano hafi guhaha kuri boutique ikintu nk'icyo ngicyo ariko nategereje saa 2 saa 3 ziragera saa 4 zikubitamo saa 5 uramagana umva telefone wapi uraceceka zi telefone nayo imwe tuderanje uraceceka none sugo na amahoro umwana nzamugire n'abadi ukabura umuntu bene ako kageni ugaceceka ijoro ryose nta gukoma nta gucira nta kugira gute bikaba bigejeje n'izi saha ubwo usuziye bayiki uzi byagenze biti ubu nanjye naheze mu Cyeragati sinzi ahantu aherereye nabuze icyo nkora n'icyo ndeka ariko usanze ari ikintu ndimo kwibaza wa mugani we ntabwo naterera agati muri ryinyo none uruvuga uti nta kintu twapfuye ntabwo twigeze dutungana nta shinge nta rugero umunsi ukicara ukarambya ubana n'umuntu mu nzu guhera ijoro ryose kugeza izi saha nta gukoma ubwo se ngo nta muntu burimo usintu ugiye gukora foke menyesha polisi polisi kubera iki se mama yego mama rero urajye kujya kuri polisi uzi n'ibibazo musanzwe mufite hanyuma nuzura kaboze bagaheraho reka ntabwo ugomba kujya kuri polisi nta soni ubu se aka kanya wibagije ibibazo mubamo marese ugura mba ndibuze kugenza reka nta hantu ndibuze kujya gushakira na Michelle arambwira ati reka nta makuru y'imfiti ubu se ndaza kubyitwaramo gute ninatanga ikibazo mu nzego z'umutekano ngo hamfashe gushakisha urumva umugore wanjye ndibuze kumuvana he ntabwo ujya mu mutekano ahubwo si ikintu turi bukore ikintu nako ugikora urajya gutanga itangaza kuri radio ariko ntabwo wajya kuri polisi ntajya kuri kurangisha ese kujya kurangisha umuntu mukuru mu itangazamakuru none nujya kuri polisi nubona batazuye kaboze bagahera kuri bya bindi byose musanzwe mufite bakazamura dosiye ugasanga ese mama Hunter agiye gukora iki? Mama Hunter agiye gukora iki ko umukazana we yabuze, ko umukazana we ashize igihe kinini cyane batari kumwe amutegereza akamubura, akaba hashize iminsi ijya kugera mu minsi 2 yose. Ese mama Hunter araza kubigenza gute? Araza kubyitwaramo gute? Dore ko yahangayitse avuga ati umukazana wanjye namubuze, umukazana wanjye sindimo ndamubona, ndamukura hehe? Nibi ngibi rero ni ibintu tugiye kureba muri episode yindi igiye gukurikira. Ese Isabella baraza kumubona cyangwa ntago bari buze kumubona? Ese bagiye gukoresha izihe mbaraga, bagiye gukoresha ubuhe bushobozi bwo kugira ngo baze kuba babona Isabella? Ese ninde ugiye kubaha amakuru? Ninde ugiye guha amakuru mama Hunter? Ninde ugiye guha amakuru Nkoranga? Ninde ugiye kuba igisubizo cya Isabella kugira ngo adakomeza gukandwa bigeze hariya? Kubera ko ubu ngubu rwose tuvugana umwuka wenda kumushiramo, bamumereye nabi, imigeri myinshi cyane, ingumi nyinshi cyane. Turimo turibaza ese biraza kugenda gute, biraza kurangira gute? Ni ikibazo twakibaza turi benshi cyane. Ubu ngubu rero ahantu ibintu bigeze nuko urugo rwose rwabimenye
kwa Nkoranga, yaba ari Michelle nawe yabimenye, yaba ari Jenny yabimenye, mama hata we nibisanzwe, ndetse na Nkoranga. Umuntu ubanza utarabimenya ari uyu nguyu Hunter we ubanza atarabimenya, ariko ubanza nabimenye yanabyishimira, yahita avuga ati n'ubundi byakabaye nk'ubwo ati ahubwo byaratinze ko bamushimuta, ko bamujyana, umuntu wibye umwana wanjye agashimuta umwana wanjye, akagira nabi umugore wanjye, agashaka kuduguza umwana. So mureke rero turebe, mukore subscribe turebe uburyo biraza kuba bimeze mu kanya kari buze muri episode irakurikira. uriya Michelle ni mushiki wawe, hari ikintu ushaka kumenya se kindi? Mushiki wawe byo nta n'ikibazo niba wabimenya ntacyo byagutwara, birase ntibisanzwe. Rero guma hano wenyine witekerezeho, uko ndabona usigaye ukomeye, umuntu akora ngo ushaka kuba gukoraho mu mutwe mukozaho na ndebe. Tumaze gukina tumaze gukina twakinnye koko, ariko byari bishimishije. byari bishimishije. Onanyambiriye maze nongera ngo yambire. Ego mariage yaje, ubukwe bibibi. Nutigeze ko ndi mugufi uko nzambara ngo tondende ku munsi ubukwe bwacu. Kunyambiriye nkona aragira hano. Kera sana naraharenga gase kugira ngo mbere yuko urwara naraharenzeho. Nese kuki utakuze? Utakuze. Imana nyine yaravuze ngo reshya gutyo uzabona umugabo, kandi ntabwo bizakubuza kubona umugabo. Baye uguma ngaho witonde. Alright, umuntu rero bita Michelle byamukomeranye cyane kabisa. Ubu ngubu arimo aravuga ati noneho ibyanjye birarangiye neza. Ese Nkoranga nanyirukana biraza kugenda gute, biraza kurangira gute, ubuzima bwanjye buraza kumera gute, biraza kugenda gute, ndaza kwerekeza he, ndaza kujya hehe, ko nta hantu ngira mbarizwa, ubuzima bwanjye buraza kumera gute, ninde wundi urabasha kuba yanyakira nk'uko Nkoranga yabasha kunyakira mu buzima. Ubu ngubu rero Michelle akaba ameze nk'umuntu utagira iyo aba cyangwa se ugira aho abarizwa, usibye ko uno Nkoranga yabaye amucumbikiye hariya mu nzu, ariko mu kumucumbikira n'ubundi ni ukwikururira akaga gakomeye cyane, kubera ko n'ubundi we na Isabella bazicana kabisa. hazaba intambara iteye ubwoba hagati ya Isabella ndetse na Michelle. Ni ukuvuga ngo abangaba babiri ubwabo ni abakeba, nubwo umwe atabizi yuko ari umukeba wundi, ariko Michelle we arabizi, Isabella we ntago abizi. Dushaka kureba rero ese biraza kugenda gute, biraza kumera gute mu gihe bo ubwabo ku giti cyabo baraza kugaragara nkaho ari abakeba, yaba uno Isabella ndetse na Michelle, mu gihe umwe kuri undi araza kumenya yuko ari abakeba. Biraza kuba ari ibibazo bikomeye cyane. Nicyo kintu rero tugiye kureba, nicyo kintu tugiye gusimbukiraho muri ino episode yindi igiye gukurikira. Ntimuze kuba mujya kure y'ino televiziyo, ahubwo mubashe kuba muri hafi kugira ngo mubashe gukurikirana akantu ku kandi. Munakore subscribe rero kugira ngo ibi byose mubashe kuba mwabikurikirana 5/5. Okay. Yeah. Nanjye nitwa Martine, ndi umuyobozi w'umudugudu wa hano. Uri umuyobozi uri mudugudu? Ninjye umuyobozi w'umudugudu. Waraje kureba? Ntabwo ndi umudugudu. Ndi umuyobozi w'umudugudu. Tujya ngo kwa mudugudu ngo mudugudu uri mudugudu rukumva ko ubwo waraje kubaramutsa kureba uko bameze. Naje kureba hano. Runo rugo nubwo bari mu mudugudu wanjye, ariko ni inshuti zanjye. Nkoranga ni umushuti wanjye kuva kera. Inshuti ya Nkoranga? Ni inshuti ya Nkoranga. Ese uno muryango imbere cyangwa se mu minsi yashize, mu gihe cyashize, hari amakimbirane yakundaga kuharangamo nka mudugudu ubizi? Hari amakimbirane kwa kundi ngo nyine ziba zihorana amakimbirane yahoragayo? Ntabwo byigeze bibaho ko hano abantu iyi nzu bano bantu bayibayemo igihe kinini, nyuma baza kwimuka bayivamo, baza kongera baragaruka, ariko nta bintu by'amakimbirane mpazi rwose. Muri uyu mudugudu wanjye
niba hari umuryango nzi ubanye neza n'uyu nguyu kuko urumva ni inshuti ndahagenda kenshi ntabwo turahorana ikindi nk'umuyobozi w'umudugudu mfite amakuru y'umudugudu wanjye wose nta makimbirane nzi muri rugo pe. Hanyuma hari umukobwa uzi witwa Vumiriya. Vumiriya ndamuzi. Ntacyo. None se andi makuru? Amakuru ni meza. Nari mvuyeyo nzoye kubaramutsa. Nari ngiye nayisuye mu kazi. None se warambwiye ko uri umunyamategeko? Yego, ndi umujyanama mu by'amategeko. Umujyanama mu by'amategeko. Yego. Ntabwo njya mbimenya urandenganya. None se hano hari amakimbirane ugeze uhumva? Oya, amakimbirane yo ntayo. Nakoranaga na muzehe. Nakoranaga na muzehe. Urumva bisa kugenda ngaruka kureba uko bameze. Yego. Muzehe yaritahiye. Muzehe yaritahiye. Ariko yari imfura. Yewe fura ntabwo zijya ziramba wa muntu. Buriya ni ukuvuga ngo iyo umunsi ugeze umuntu arigendera. Buri igihe cyari cyageze. Igihe cye cyari cyageze ngo buriya ngo iyo byeze umusaruzi aza gusarura ibye. Ubwo nyine Imana yabonaga ko nyine buriya ameze neza agomba kumucyura. Ese nawe utamera nk'abandi bavuga ngo Imana iri gusarura. Rero karashobotse akankuranga biravumbuye cyangwa se biramenyekanye yuko ari wakubise Hunter akaza no kugira ikibazo cy'iyangirika ryo mu mutwe. Yakubise Hunter yangirika mu mutwe. Ubu ngubu Hunter ntago arimo kubasha kuba yatekereza neza, ntago arimo aribuka ibintu byose byabaye mu buzima bwe, ntago yibuka umugore, ntago yibuka buri kintu kimwe cyose, dore yuko Hunter mwabibonye yari yakuyemo iryinyo Nkuranga. Gusa ntabwo tuzi neza niba Nkuranga iryinyo bamukuyemo yarahise arisubizamo cyangwa se niba ryarajegiye. Gusa twabonye Jane atoragura iryinyo rya Nkuranga, ntabwo tuzi ngo yarimusubijemo ryari iryinyo cyangwa se ryarongera riramera rirongera rirakura. Gusa twabonye ko uyu Hunter nawe yari yamukuyemo iryinyo, umunwa wari wakomeretse cyane, ndetse byabaye ngombwa yuko Nkuranga ahita yihisha akajya mu bitaro, akaza kugaruka nyuma mu gihe Hunter we yahise ajya mu bitaro, akaza no kujya muri bomboni bamuvunnye umugongo yakubise n'akabongosho hasi cyangwa se umutwe w'inyuma hasi. Ibi ngibi byaje no kumuviramo uburwayi bwo kuba yibagirwa umunsi ku munsi. Rero akaba atarimo aribuka neza Vumiriya ngo yibuke neza Kellia. Ngira ngo mwatangiye kubona ko Jane bamuhaye inshingano zo kumuba hafi, zo kumugenda hafi, zo gukomeza amukinisha nk'akana, amuhuzahuza kugira ngo yibagirwe ibyabaye byose, ahubwo atangirane n'ubuzima bushyashya nk'ubundi nk'uko babigenjeje. Uno mama Hunter yahaye inshingano Vanessa ngo amukorope ubwonko yongere atangire atekereze bundi bushyashya, ariko ibitekerezo bya kera ahubwo we yatekereze ibintu by'ubu ngubu. Ibya kera byibagirwe kubera ko abyibutse hazapfa umuntu kabisa. Ndetse na Nkuranga we ubwe ku giti cye avuga ati uno muhungu murumuna wanjye aramutse amenye yuko ari njye namukoze bino bintu yazakica imbwa. Yazakica imbwa, reka tubivuge gutyo. Nimujye kure rero kugira ngo mubashe kuba mwakurikirana neza. yewe se nakumvishe nyine mabuja agakizemo umwana. Ahubwo nshaka kukubaza, nta numbeshye utambeshye kuko wibagiwe nibyo cyangwa nuko ufite nyine ubwoba ko bene nyoko ko ari ikintu yagutwara arata yakugira nabi gute hatayamaga ibiyobyabwenge kunyuka sani. Iki ngiki ni ikibazo gikomeye cyane. Rero uyu nguyu bamwita Vumiriya yongeye kugira ikibazo cyo mu mutwe, yongeye gukomereka mu mutwe nyuma y'uko amajije kubura uyu nguyu
umugabo wiwe ari we Hunter. Nyuma yo kubura Hunter rero ari kumva yuko ubuzima bwanze, ari kumva yuko ubuzima butakomeza. So rero muri kumva yuko ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo kimuraje inkeke, ni ikibazo kiri gutuma adasinzira, ni ikibazo kiri gutuma ahora atekereza, noneho bikamugiraho ingaruka mu mutwe kugeza n'ubu ngubu aho atarimo aratekereza neza, atarabona Hunter yamubereye ikibazo. Ese azamubona cyangwa ntago azamubona? Ibi ngibi rero byose nibyo dushaka kureba, nibyo dushaka kumenya. Bizarangira gute? Azamenya gute aho Hunter ari? Azamenya gute Hunter niba yaragize ikibazo cyangwa se ataragize ikibazo? Ariko nyamara bajya bavuga ati amaraso yahuye cyangwa se amaraso afite icyo yigeze guhuriraho, amwe muri yo abashobora kumenya aho andi ari, kubera ko babyaranye umwana. Ari kumva uno Hunter uko byagenda uko ariko kose yaragize ikibazo, ari kumva atameze neza ahantu ari, ntago ari kumva yuko atuje, ari kumva hari ikibazo afite mu mubiri. Kandi koko nibyo, Hunter yangiritse mu mutwe, ntago ari kwibuka neza, ari kugerageza gusubiza ubwenge inyuma ariko bikanga. Hari ibyo atarimo aribuka, ameze nyine nk'idebere, ameze nk'aho yibagiwe, nta kintu na kimwe arimo aribuka. So ibi ngibi rero birimo biratuma uyu Vumilia yibaza byinshi cyane, kubera ko uyu Hunter aramutse yibutse, aramutse agaruye ubwenge, hari ibintu byinshi yahita yibuka byatuma uyu nguyu Muranga aryozwa. Hari ibintu byinshi cyane uyu nguyu Hunter ashobora kwibuka, uyu Muranga agahita aryozwa byinshi, bagahita bamufunga kabisa. So muri kumva rero ibi ngibi nibyo dushaka kureba. So nanone tubibutsa rero gukora subscribe. Nshuti muvandimwe, niba uzi ko utakoze subscribe, nicyo gihe, ni nako kanya kugira ngo ukore subscribe, ubundi tubashe kuba twakurikirana, tubashe kuba twareba iyi filime ya My Daughter turimo tugenda dukurikirana turi benshi cyane, mwagenda mudusaba umunsi ku munsi. Iyo ukoze subscribe birakorohera kuba